Tubahaye ikaze abakunzi b'uyu muyoboro wacu, dukunda kubagezaho amakuru atandukanye cyane cyane yiganjemo ay'uburezi. Turi rero mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2025 ibihumbi 2026, tugeze mu gihembwe cya kabiri aho kigeze hagati. Abenshi batangiye kwinjira mu mateste yayandi yo hagati dukunze kwita mid-term test. Rero tumenyereye ko ibizamini by'igihembwe cya kabiri bikunze gutegurwa n'uturere, aho akarere gafata timu y'abarimu bagategura ibizamini, hanyuma ibigo byose byo mu karere bigakora ibizamini bisa. Biriya bizamini rero byagiye bikorwa n'uturere dutandukanye, bikunze kwifashishwa n'abanyeshuri mu gusubiramo amasomo yabo ya buri munsi, ndetse bikanabafasha gutegura ibizamini bindi bizategurwa na NESA cyangwa se ibyo bazakora mu kizamini cya leta. Ngira ngo rero amasomo yose yagiye akorwa mu bizamini byagiye bikorwa mu turere hirya no hino, n'abarimu bakunze kubyifashisha mu gutegura abanyeshuri kugira ngo bazabashe gutsinda ibizamini bizakurikiraho. Tugera kubafasha kubona marking guide ndetse na past papers by'ibizamini byakozwe n'uturere dutandukanye hirya no hino mu gihugu. Twabihurije hamwe ku murongo umwe muri link imwe kugira ngo abarimu bifuza kubikoresha mu gihe barimo barabaza abanyeshuri babashe kubibona mu buryo bworoshye. Ngira ngo abarimu benshi bagiye kwasesinga abanyeshuri cyangwa se gusuzuma ubumenyi bafite, bakunze kwirefera ku bizamini byagiye bikorwa, byaba ibya leta byaba n'ibizamini byakozwe hirya no hino mu bindi bigo by'amashuri cyangwa se mu turere. Ibi rero mu guhuza ibi ngibi twagira ngo tuze gufasha abarimu mu gutegura abanyeshuri babo kugira ngo ejo bundi ubwo tugiye gukora ibizamini byateguwe n'uturere, abanyeshuri bazabashe kubitsinda. Rero twabihurije hamwe muri link iri hano hasi muri description, ujyamo arahita bibona. Uzajya ujya muri description y'iyi video, hanyuma ukande kuri link usanzemo, izajya ihita ikujyana kuri website cyangwa se ku rubuga ruriho uri busangeho ibizamini byose byagiye bikorwa mu myaka itandukanye n'uturere dutandukanye. Mu isomo iryo ari ryo ryose waba wigisha, urasangamo ikizamini cyawe ndetse kandi mu myaka itandukanye. Ibyo bizamini ntekereza ko ibirimo cyane cyane ni ibikorwa mu kizamini cya leta, kuko n'ubundi biba byarashyizwe kugira ngo bifashe abanyeshuri bitegura ibizamini bya leta gusubiramo, kandi iyo bigiye n'ubundi ku bizamini bibafasha kumera nk'aho basomye note zose kandi mu gihe gitoya. Rero ndabashishikariza abarimu bose mu gusura urwo rubuga kugira ngo babashe kuvanaho ibyo bizamini, kuko biri kumwe n'ibisubizo byabyo bizajya bibafasha kunoza neza umurimo wabo. Biba byiza iyo uteguye amasomo cyangwa se ugategura ibizamini cyangwa se amatest ufite reference. Mpamya neza ko abarimu benshi bakunda gukoresha ako kantu. Rero hari abakunzi bacu bari babidusabye, niyo mpamvu twabyegeranyije. Ngira ngo bumve ko kino ari kimwe mu bisubizo byabo. Uwari wabisabye aze kunyura kuri iyo link iri muri description y'iyi video, arasangamo igisubizo cy'ikibazo yibazaga. Hanyuma abarimu bigisha amasomo ibirimo ni ukuva mu wa mbere senior 1, senior 2 ndetse na senior 3. Ubwo ni mu wa mbere segonderi, mu wa kabiri, mu wa gatatu, ndetse nabo ngabo numva nibo twashyizemo. Ni muri make ni O-level cyangwa se troncome, byose barabisangamo, ariko cyane cyane ibiza amanota amasomo y'ibizamini bikorwa mu kizamini cya leta. Ngira ngo rero ndabashimiye uburyo mukomeza kudukurikirana tubagezaho ibintu bitandukanye by'ingirakamaro kandi bibafasha kunoza umurimo wanyu wa buri munsi. Mwari kumwe na Alphonse Ndagijimana, umunywanyi wanyu, ubifuriza ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Murakoze.